السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiwe n'abasanganye ndobe nabazakomeza kugerageza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Dukomeje n'isomo ryacu rya gatanu mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho muallif rahimahullah dukomeje mu bijyanye n'ibibanze mbere yuko isala ibasha gukorwa, ariho turi mu muryango w'isuku. Aha muallif rahimahullah umwanditsi Imana muhamahoro n'imigisha aravuga ati babul wudu, umuryango wo gutawaza. Al-wudu, wudu ni ijambo ry'icyarabu risobanura isuku. Isuku ahangaha ivugwa ni isuku izwi ikorwa mu buryo buzwi, ariyo suku izwi nk'izina ryo gutawaza. Iyi suku ni isuku yategetswe ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, itegekwa na umma zayibanjirije, nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibivuga muri hadith sahih, ivuga iti hadha wudu'i wa wudu'u al-anbiya'i min qabli, iti iyi niyo suku yanjye ni nayo suku y'intumwa zambanjirije. Bisobanuye ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atariyo ya mbere yategetswe ukugutawaza, ahubwo ukugutawaza kwari kuriho na mbere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nanone mu yindi hadith bigaragara ko Maryam binti Imran radiyallahu anha ko nawe yakoze iyi suku yo gutawaza. Gutawaza kuri ummati Muhammad niho byabaye itegeko. Abandi batawazaga ariko bagatawaza nko kwisukura, ariko kuri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bibitegeko by'umwihariko igihe bagiye gukora amasengesho, nkuko tubibona muri hadithi zitandukanye no muri ayati zitandukanye, no kuba abamenyi bose n'abayisilamu bose bemeranya ko gutawaza ari itegeko mu mategeko y'idini ya Islam. Muri ayati nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga agira ati muri surati Maida, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ati yemwe bemeye, nimuramuka mugiye gusenga mujye mwoza uburanga bwanyu, hanyuma mwoze n'amaboko yanyu kugeza mu nkokora zanyu, hanyuma muhanagure mu mutwe hanyu, munoze ibirenge byanyu. Iryo ni itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu gutawaza. Hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ibi bice bine ari byo bice by'itegeko ntakuka rigomba kugenderwaho mu gihe cyo gutawaza, ari byo uburanga, amaboko, guhanagura mu mutwe no koza ibirenge. Ahangaha rero ibi ni itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ridakuka. No muri hadithi ya Uthman ibn Affan na hadithi ya Abdullah ibn Zaid n'izindi hadithi zitandukanye kuturuka ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko wudu ari itegeko, kandi ko ntago isengesho ry'umuntu rishobora kwemerwa atabanje gutawaza, nkuko none tubona muri hadithi ya Abi Huraira Imana imwishimire avuga ati la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda, ntago nyagasana ashobora kwakira isengesho ry'uwa tengutse wuzu cyetse abanje gutawaza. Hanyuma abamenyi bose n'abayisilamu bose muri rusange bakemeranya ko gutawaza ari itegeko kandi ari ibwiriza ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rigomba kugenga umuyisilamu, rikamugenga mbere y'amasengesho ye igihe yagize impamvu imutegeka cyangwa se imusaba gutawaza. Muallif rahimahullah umwanditsi Imana imugirira impuhwe aravuga ngo la yasihhu al-wudu'u wala ghayruhu min al-ibadati إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. aravuga agira ati ntago byemewe ko umuntu ashobora gutawaza cyangwa se ngo abe yakemererwa kugira ikindi gikorwa akora mu bikorwa bya ibadati keretse abanje kukigirira umugambi.
akaba ari umugambi wo kugandukira Imana n'umugambi wo kwiyeza no kubona isuku kugira ngo abashe gukora amasengesho ye. Ibi ngibi yatabigiriye umugambi cyangwa se ngo agire umugambi wo gukora ikindi gikorwa cyose ashobora gukora yegereza Imana, nko gusoma Qur'ani cyangwa se gusenga isengesho runaka cyangwa gutanga ituro runaka cyangwa se kugirira neza ikiremwa runaka. Ibi ngibi iyo umuntu atabashije kubigirira umugambi, n'ibindi bikorwa byose bikorwa byegerezwa Imana, iyo umuntu atabanje kugira umugambi wo kwiyegereza Imana, ahangaha ntago ashobora guhemberwa cyangwa se ngo yitwe ko iki gikorwa yagikoze. Urugero, umuntu aramutse ubu none ahangaha akoze igikorwa adafitiye umugambi wo gandukira Imana, kiri mu bikorwa bigandukirwamo Imana, ahangaha ntago uyu muntu iki gikorwa acyandikirwa, kubera ko igitandukanya ibada na adati, amasengesho cyangwa se ibikorwa byiyegerezwa iho Imana, ikibitandukanya n'ibyo bikorwa n'ibitandukanye n'ibindi bikorwa mu buzima rusange, n'uriya mugambi ari wo ugomba gutandukanya no kugena ibikorwa. Aha umuntu ashobora gukora igikorwa kimwe, ariko iki gikorwa kigafatwa mu buryo bubiri butandukanye bitewe n'umugambi yagikoranye, cyangwa se bitewe n'uburyo yagiteganyijemo mu mutima we, ari wo witwa umugambi. Uyu mugambi umwanya wawo ni ku mutima, ntago ari byo, nta naho biri muri Islam ko umuntu yagiye gukora ibada avuga umugambi we, keretse gusa mu butambagiro mutagatifu. Naho ahandi hose iyo umuntu agiye gukora igikorwa cye, ahangaha umugambi we awugumisha ku mutima. Gusa nanone aramutse agiye gukora igikorwa mu mwanya w'undi muntu runaka, ahangaha ashobora kukivuga, ariko muri sunna ntago kivugwa, ahubwo kukivuga ushobora kukivuga ugira ngo wigishe abari ku ruhande ko byemeye ko hari igikorwa ushobora gukorera mugenzi wawe. Nk'urugero, umuntu agiye gukinja, ariko kugira ngo akinjire umuryango we akavuga ati iki nkikinjije kubera Imana ku bwanjye n'umuryango wanjye, ahangaha biremewe. Ariko ibi ngibi uyu bivuze akaba agambiriye kwigisha abamuri iruhande, nk'uko bigaragara ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umugambi rero niwo utandukanya igikorwa gikozwe kubera Imana n'igikorwa gikozwe kubera ubuzima busanzwe. Nk'uko twabivuze, igikorwa kimwe gishobora kuba rimwe na rimwe gishobora no kuba n'icyaha, ikindi kikaba ukumvira Imana kandi igikorwa ari kimwe, nta n'itandukaniro, ahubwo itandukaniro ryari riri ku mutima gusa. Urugero, umuntu aramutse yubamye akubama, uyu nguyu afite umugambi wo kubamira Imana ntagatifu, uyu nguyu akaba afite umugambi wo kubamira ikigirwamana, uyu nguyu akoze icyaha ndengakamere wubamiye ikigirwamana, hanyuma uyu nguyu wubamye kubera Imana akabona ibihembo bihanitse imbere y'Imana. Ashobora kubamira ikigirwamana gihari cyangwa se ikidahari, nta gategeko ikigirwamana yo kucyubamira ariko kigomba kuba gihari. Urugero, umuntu ashobora kuba agaragira amashitani akayubamira aho ari cyangwa se aho atari, ahangaha uyu nguyu aramutse yubamye kuri uyu mugambi niya abakoze icyaha ndengakamere, Imana nta nubwo yakimubabarira. Ikindi, urundi rugero, umuntu ashobora kwambara urugero umugozi mu nda, agambiriye ko uyu mugozi ugiye gufata ipantaro ye itagwa cyangwa se umukandara cyangwa ikindi, uyu muntu akaba wambaye ntacyo bitwaye. Undi akambara umugozi mu nda agambiriye ko ari impigi igiye kumurinda ababisha, ahangaha uyu nguyu aba afite icyaha gikomeye cyane kubera umugambi we, nyamara ibikorwa ni bimwe, nta nubwo byatandukanye. Aha dalili ni ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, aho intumwa y'Imana ivuga iti innamal a'malu binniyat. Muri hadithi ya Umar ibn al-Khattab, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo innamal a'malu binniyat, mukuri buri gikorwa kijyana n'umugambi wacyo, wa innama likulli imri'in ma nawa, kandi buri muntu ahembwa bingana n'umugambi cyangwa se ahemberwa umugambi yakoranye igikorwa cye. Iyo ugikoze ufite umugambi wo gushimisha Imana, ahangaha ubona igihembo cyo gushimisha Imana, ariko iyo bikoze mu buzima busanzwe, ahangaha nta gihembo ubona. Ni bityo rero no gutawaza, umuntu aramutse agiye gutawaza agomba kugira umugambi. Aha umugambi wo gutawaza ugomba kuba umugambi mwiza kurusha iyindi, ni umugambi wo kwikuraho ubwandu kugira ngo ubuziruriye gukora amasengesho. Uwo ni wo mugambi mwiza cyane, naho bamenyi bigisha abantu ko bagomba gukora. Ariko umuntu ashobora no kugira umugambi wo kuvuga ngo reka nikureho ubwandu kugira ngo nkore igikorwa runaka. Iyo uyu muntu afite umugambi wo kwikuraho ubwandu kugira ngo akore igikorwa runaka, ahangaha bamenye batugaragariza ko iyi wudu ye n'iyisuku ye iba ari isuku
irebana na kiriya gikorwa gusa, bityo ntago iyi suku ishobora kumwemerera gukora ibikorwa biri hejuru ya kiriya gikorwa iyo kiriya gikorwa ari gitoya. Urugero, umuntu avuze ati reka nshyireho umugambi wo gutawaza kugira ngo mbashe gusoma Qur'ani, cyangwa se ntawaze kugira ngo mbashe gusenga suna runaka, ahangaha uyu muntu ntago yemererwa kuba yasenga isengesho ry'itegeko kuri uyu mugambi yakoranye iyi suku ye, ahubwo asabwa kongera gushyiraho undi mugambi, akongera agatawaza ku mugambi ima wo kwikuraho ubwandu kugira ngo abashe gukora amasengesho atandukanye, cyangwa se kugira ngo abashe kwikuraho ubwandu kugira ngo abashe gukora isengesho runaka. Ni nk'uko nguko aramutse avuze ati ngiye gukora wudu yanjye, akabishyira mu mutima we ko agiye gutawaza kugira ngo abashe gusenga isengesho ry'itegeko, ahangaha uyu nguyu we aba yemerewe kuba yakora isengesho ry'itegeko no kuba yakora amasengesho y'imigereka, kubera ko amasengesho y'imigereka ari munsi mu rwego ku masengesho y'itegeko. Bityo rero ahangaha abamenyi bagira inama umuntu ugiye gukora umugambi, ugiye gutawaza, ko yajya ashyiraho umugambi wo kwikuraho ubwandu kugira ngo abe ashobora gukora ibikorwa byose aziruriye igihe agomba kubikora, asabwa kuba igihe agiye kubikora asabwa kuba afite umugambi. Muallif rahimahullah, umwanditsi Imana imugire impuhwe, aravuga ngo thumma yaqulu bismillah, yarangiza nyuma yo gufata umugambi akavuga ati ku izina ry'Imana, bisobanuye ngo ku izina ry'Imana ngiye gutawaza, nk'uko tubibona muri hadithi ya Abi Huraira, Imana imwishimire, aho avuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti la wudu'a liman lam yusammillah, nta wuzu y'umuntu utabanje kuvuga izina ry'Imana. Ahangaha ndagira ngo mvuge ko iyi hadithi ntago igeze ku rwego rwo gutuma iki kintu kiba itegeko. Kubw'iyo mpamvu kuvuga izina ry'Imana, ijambo bismillah, bisigara ari sunna, kubera ko iyi hadithi bamwe mu bamenyi babona ko ari dhaifu, abandi bakabona ko ari sahihi, bityo ikaba ari hadithi hasan, ariko hadithi igaragaza umugenzo w'intumwa y'Imana, kubera ko uburemere bwayo bwo kuvuga ko nta wudu, ahangaha abamenyi bagaragaza ko ari la wudu'an kamila, nta muntu ufite isuku yuzuye atabanje kuvuga izina ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu ntago ari ukuvuga ko utavuze izina ry'Imana wuzuye nta gaciro ibifite, ahubwo ni ukuvuga ko ibituzuye neza, nk'uko umuntu aramutse akoze ibada ntayuzuze ibyayo byose neza, iyi ngiyi ntago iba yuzuye nka wa wundi wakoze ibada akayuzuza neza. Umwanditsi aravuga ngo wayaghsilu kaffayhi thalatha, yarangiza akoza ibiganza bye inshuro eshatu. Aha koza ibiganza inshuro eshatu ni mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Koza ibiganza bishobora kuba itegeko kuri wa wundi ubyutse mu bitotsi, byaba ari ibitotsi byo kumanywa cyangwa se ibitotsi bya nijoro, nk'uko twabibonye mu bijyanye no gusukura, ko umuntu ubyutse mu bitotsi ategetswe koza ibiganza, twabiganiyeho ku burebure ko agomba kubyoza inshuro eshatu. Ahangaha rero koza ibiganza inshuro eshatu, ahangaha ni igikorwa uyu muntu aheraho kugira ngo asukure izi ntoki zigiye kwimura amazi zijya kuyogesha izindi ngingo, atabanje kuzisukura ariya mazi ashobora kuza arimo ubwandu, bityo na biriya byo agiye gusukura ntibize kugira agaciro, kubera ko igikoresho yakoresheje arizo ntoki cyari cyanduye, kitari gifite uburenganzira bwo kuba cyasukura mu gihe cyo kitabanje gusukurwa. Kubw'iyo mpamvu rero nibwo agomba kubanza koza intoki ze inshuro eshatu, bikaba itegeko kuri wa wundi ubyutse mu bitotsi, kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho ivuga iti idha stayqadha ahadukum min nawmihi, umwe muri mwebwe najya abyuka mu bitotsi bye, fala yudkhilanna yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalatha, aramenye ntakinjize intoki ze mu gikoresho cyangwa se mu mazi atabanje kuzoza inshuro eshatu. Intumwa y'Imana yanjye iravuga iti fa innahu la yadri ayna batat yadahu, kubera ko atazi aho intoki ze zaraye, zishobora kuba ziriho umwanda cyangwa se zikaba zitariho umwanda, we ntabyazi. Ariko umuntu noneho aramutse akubwira ati ngenda bizi neza ko uburyo ndyamamo n'intoki zanjye aho ziba ziri cyangwa se aho nazishyize nta mwanda wigeze uzigeraho, ndabizi neza 100%, uyu nguyu ibingibi ntago bigenderwaho, kubera ko amategeko yaje aza areba akenshi, ntago azareba abantu b'umwihariko cyangwa se abantu bashobora kuba bafite uburyo bwihariye babaho. Wenda nk'urugero, umuntu ushobora kuryama yahambiriye amaboko ye ku gitanda,
akavuga ati ndabizi kandi icyumba cyanjye cyari gifunze nta wahinjiye nta mwanda wangiyeho. Ibi ngibi ntago birebwa, ahubwo harebwa igikorwa rusange cyangwa se ibiba ku bantu muri rusange. Nuko iyo umuntu aryamye atamenya aho intoki ze zagiye, bityo bishobora kuba zagiyeho umwanda cyangwa se yakoze ahatamwe ahatemerewe gukora, bityo uyu mwanda akaba wagira ikibazo ugira. Undi intoki ze kuzoza biba itegeko ni wa wundi ubona umwanda ku ntoki ze. Iyo ubona umwanda ku ntoki zawe, aha biba ari itegeko ko uzoza kugira ngo ubashe gutawaza no gukora ibindi bikorwa. Naho wa wundi utabyutse nta n'umwanda areba ku ntoki ze, bikaba ari sunna koza intoki mbere yuko atangira gutawaza cyangwa se gutangira kutawaza yoza intoki. Muallif rahimahullah, umwanditsi Imana imugirire impuhwe, aravuga ngo thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalatha, yarangiza akoza mu kanwa akoza no mu mazuru inshuro 3. Atamadmad, koza mu kanwa ni ugushyira amazi mu kanwa akayajundika, yarangiza akayacugusa, yarangiza akayacira. Hanyuma koza mu mazuru ni ugufata amazi akiyinjiza mu mazuru akayazamura mu rwego rwo kuyafiriza, ariko ku buryo atinjira atazamuka ngo arenge yinjire mu muhogo, yarangiza akayapfuna. Iki gikorwa cyo kwinjiza amazi no kuyapfuna, ibi ngibi nibyo byitwa alistinshaq. Aha muri sunna nuko uyu muntu ugiye kubikora afata amazi, sunna nziza kurushaho, afata amazi mu kiganza inshuro imwe, aya mazi akayashyira mu kanwa akayashyira no mu mazuru. Ni ukuvuga ngo uku kudaha amazi rimwe mu kiganza kugakora kukoza mu kanwa no mu mazuru. Ari nayo mpamvu muallif yavuze ngo thumma yatamadmadu wa yastanshiq, yarangiza akoza mu kanwa akoza no mu mazuru, atabanje kubitandukanya, bisobanuye ko byose byozwa mu mazi amwe, nkuko bigaragara muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muri zo harimo hadithi Abdullah ibn Zaid, aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yogeje mu kanwa no mu mazuru ku mazi y'ikiganza kimwe. Umwanditsi nawe aravuga ngo yajma'u bainahuma bighirfatin aw thalatha, abifatanya akoresheje ikiganza kimwe, ashobora no gukoresha ibiganza bitatu, yani bisobanuye ko ashobora no kubitandukanya, buri mazi akageranira amazi yo mu kanwa n'ayo mu mazuru uko yabishaka. Ariko ikiri sunna cyane kurushaho nuko afata adaha rimwe akoza mu kanwa no mu mazuru gutyo inshuro 3, nkuko twavuze. Mu kanwa ajundika amazi akayacugusa akayacira, no mu mazuru akayazamura, yarangiza akayapfuna. Umwanditsi arakomeza aravuga ngo ثم يغسل وجهه 3 من منابت شعر الرأس, ati yarangiza akahanagura umutwe akoza uburanga bwe inshuro 3. Uburanga yoza nubuhe? Nuburanga buturuka aho umwanditsi yise ngo ni mwimerero ry'umusatsi. Aravuga ngo ila man hadala min lihyaini wadhaqn, kugeza aho ubwanwa bugarukiye, hanyuma nakananwa nako kakinjira mu buranga. Iyo umuntu afite ubwanwa bwinshi burebure, ubu bwanwa nabwo busabwa guhanagurwa n'amazi, kuko nabwo busabwa buri mu buranga. Kubera ko uburanga cyangwa se wajh mu rurimi rw'icyarabu ni bituruka mu ijambo muwajaha. Muwajaha ni icyo werekejeho abantu. Uburanga bwitwa uburanga kubera ko aribwo werekezaho abantu. Aha ngaha rero ubwanwa iyo ari burebure nabwo buba buri mu buranga, kubera ko nabwo buba buri kuri cya gice cy'imbere cy'umutwe kireba cyangwa se kirebana n'abantu, bityo hose usabwa kugira gute? Usabwa kuhoza. Aha uburanga uburebure bwabwo ni uguturuka mu imerero ry'umusatsi ku gahanga kumanuka kugera ku kananwa. Aha ngaha ni mu burebure. Naho mu bugari ni uguturuka ku musaya kugera ku wundi musaya, ariko ugendeye ku igufwa riri hafi y'ugutwi, rigabanyije cyangwa se riri ku buranga rigaragarira imbere, hanyuma hagati y'iryo gufa n'ugutwi haba harimo umwanya, agasatsi gato kamanukamo gahuza ubwanwa n'umusatsi. Aha ngaha iri gufwa kuriheraho kugeza kuri indi gufwa ry'urundi ruhande, ubu ngubu nibwo bugari bw'uburanga. Bityo umuntu aha ngaha hose abasabwa kandi abwirizwa kuhoza wadhaqan, n'akananwa nako agomba kukoza. Iyo afite ubwanwa bwinshi, uyu nguyu ubwanwa twavuze ko nabwo bubarirwa mu buranga.
umwanditsi ari buze kubisobanura nibiba ngombwa, natabisobanura turabisobanura insha Allah. Aravuga ngo wayukhallilu lihiyatahu in kana kathifa, yarangiza agasandaguza akaninjiza amazi mu bwanwa bwe iyo ari ubwanwa bucucikiranye. Ubwanwa bwinshi ubucucikiranye baba bavuga mu mategeko y'idini ya Islam ni bwa bwanwa ureba ntubashe kubona uruhu rw'umuntu kubera ubwinshi bwabwo. Ahangaha iyo ari ubwanwa bucucitse cyane bwinshi, ubu ngubu agomba kubusandaguza kugira ngo amazi abashe kwinjiramo imbere. Aravuga ngo wa in kanat tasifu albasharata lazimahu ghasluha, iyo ubu bwanwa ari buke ku buryo umuntu areba uruhu, uyu nguyu asabwa koza runo ruhu n'uyu mubiri ubu bwanwa buriho. Nk'umuntu ufite ubwanwa butandukanye cyangwa se ubwanwa bukiri buto bukeya, uyu nguyu asabwa koza aha hantu. Ntago ahanagura ubwanwa cyangwa asandaguze ubwanwa, ahubwo yoza umubiri ubu bwanwa buriho kubera ko butaza kubuza amazi kugera ku mubiri. Mwanditsi agakomeza akavuga ngo thumma yaghsilu yadayhi ila almirfaqayn thalatha, yarangiza koza amaboko ye kugeza mu nkokora ze inshuro 3. Akaboko gashobora kwitwa akaboko ku mvugo 3. Ikiganza ubwacyo cyonyine gishobora kwitwa akaboko, nkuko tubibona mu ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma, abajura n'abajurakazi mujye mubaca amaboko yabo. Ahangaha amaboko acibwa ntago ari akaboko ko kakabaye, ahubwo ni ibiganza byonyine. Ahangaha rero ikiganza gishobora kwitwa akaboko. Ikindi akaboko kitwa akaboko kugeza mu nkokora, ibi ngibi nimenyere mu rurimi rw'icyarabu. Hanyuma ikindi akaboko kitwa akaboko guhera mu rutugu kugeza kugeza ku ntoki kose kakitwa akaboko. Ahangaha rero akaboko kozwa muri uduu ni akaboko gaturuka mu nkokora kumanuka kugera ku ntoki. Aha icyo ngira ngo mvuge nk'ikosa ribaho nuko umuntu yumva ko kubera ko yatangiye yoza intoki najya koza akaboko atari buze gutegekwa kongera koza intoki. Iri ni ikosa ribaho cyane rigakorwa na benshi mu bantu, ahubwo iyo umuntu agiye koza akaboko yoza akaboko kubera guhera mu nkokora kugeza ku ntoki byose akabyoza. Intoki bwa mbere yazogeje nka sunna, ahangaha agiye koza akaboko nk'itegeko. Iri ngiri akaba ari naryo tegeko rya kabiri riboneka mu gutawaza kuri aya twasomye ya surati Maida, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Yemwe bemeye Imana, nimuba mugiye gukora amasengesho mujye mwoza uburanga bwanyu. Iryo ni tegeko rya mbere rivugwa ry'uburanga. Hanyuma wa aydiyakum ila al-marafiq, mwoze n'amaboko yanyu kugera mu nkokora hanyu. Aha tugarutse ku kijyanye na niya, umugambi wo gutawaza. Umugambi wo gutawaza nkuko twavuze ko ari itegeko uduu cyangwa se gutawaza ko umuntu bitakemerwa atawushyizeho. Ahangaha harimo ibice bibiri. Icya mbere ni byiza ko umugambi awushyiraho mbere yuko atangira gutawaza. Aha iyo atibutse kuwushyiraho mbere yuko atangira gutawaza, urugero umuntu ashobora kuza ari kumwe n'abantu, umuntu ashobora kuvuga ati ese ni gute umuntu ashobora gutawaza nta mugambi afite? Birashoboka, umuntu ashobora kuza ari kumwe n'abantu, akaza aje gutawaza cyangwa se akaza ari kumwe n'abantu bagenda baganira, bagera ahantu bagahita bagera ku mazi, babandi bakinjira mu mazi bagahita batangira gutawaza, we arimo aganira agahita yinjira nayo mu mazi agahita akora ibyo abandi barimo gukora. Ibi ngibi babyita taqlidan, yigana ibyo abandi barimo gukora. Kubera iki? Abantu bose bahise binjira mu mazi batawaza, nawe ahita yinjiramo ariko atarashyiraho umugambi wo gutawaza. Ahangaha iyo atangiye umugambi gutawaza atarafata umugambi, aha ikiri buze kurebwa cya mbere ni itegeko rya mbere igihe ari buze kurigereraho, ari ryo koza uburanga. Iyo ageze ku itegeko rya mbere ataribuka gushyiraho umugambi, ahangaha uduuye ntayibiriho, asabwa kongera gusubiramo gutawaza kwe agashyiraho umugambi. Naho iyo abashiye kwibuka ko atashyizeho umugambi mbere yuko agera ku buranga, ahangaha ahita ashyiraho umugambi hanyuma agakomeza agatawaza. Iyo yarenze ku buranga asubira inyuma agahera ku buranga, yarangiza agakomeza akarangiza ibindi bice byose bitawazwa mu gihe cyo gutawazwa. Inkokora nazo zombi ziri mu bigomba gutawazwa. Kurenza ku nkokora ibi ngibi ntago bigaragara ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta nubwo bigaragara ko ari sunna cyangwa se ari umuco mwiza kuba umuntu yarenza ku nkokora mu gihe cyo gutawaza. Umwanditsi aravuga ngo wayudkhilhuma fil ghasl, nyine inkokora zombi azinjiza mu byo agomba koza. Thumma yamsah ra'sahu ma'a al-udhnayn, yarangiza agahanagura umutwe we mu mutwe he n'amatwi abiri. Guhanagura mu mutwe
iri ni ryo tegeko rya gatatu riza mu gutawaza, aho nyagasani avuga ngo wamsahu biruusikum, nimurangiza muhanagure mu umutwe wanyu. Guhanagura umutwe ni itegeko ry'Imana. Umutwe uhanagurwa wose uko wakabaye, guhera ku gahanga kugeza inyuma. Ahangaha umutwe uhanagurwa ni umutwe ufite umusatsi no mu musatsi. Ariko iyo tuvuze umutwe ufite umusatsi, ntago tuba dukuyemo ko ufite uruhara adahanagura mu mutwe, nawe agomba guhanagurwa, kuko asli cyangwa se hari uruhara hahoze umusatsi. Kubw'iyo mpamvu naho hagomba guhanagurwa nk'ahari umusatsi cyangwa se nk'ahoze umusatsi. Aha kubijyanye n'abantu bafite amasoso yinjiyemo cyane, uyu nguyu aho abwirizwa guhanagura ahari umusatsi igihe amasoso ye yigiye inyuma cyane. Hanyuma ahasigaye hatari umusatsi, ku masoso ye yigiye inyuma cyane, aha habasabwa kozwa nk'itegeko ryo koza uburanga, kubera ko ikirebwa ni aho umusatsi umerera. Naho iyo ari umuntu utagira umusatsi, uyu nguyu agendera ku bipimo by'abandi, aho abandi umusatsi utangiriye umuntu usanzwe udatangaje, aho umusatsi we uba utangiriye, ahanga uyu nguyu nawe niho ahera ahanagura. Hanyuma aho uburanga bw'umuntu udatangaje buba butangiriye, nawe akamenya ko aho ngaho ariho uburanga bwe nawe buherereye. Ariko aramutse adafite umusatsi, ntabwo yavuga ngo njye ntabwo nzajya mpanagura mu mutwe kubera ko nta musatsi mfite. Hanyuma amatwi yombi nayo agahanagurwa, amatwi no mu mutwe bihanagurwa rimwe, nkuko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Uthman ibn Affan avuga ko intumwa y'Imana yahanaguye. Hanyuma muri hadithi ya Abdullah ibn Zaid akavuga ko intumwa y'Imana yahanaguye umutwe rimwe. Bityo guhanagura umutwe ni rimwe, ntago ari gatatu, kubera ko umutwe suna no kuwuhanagura n'itegeko ry'Imana no kuwuhanagura. Aha uramutse ugiye kuwuhanagura gatatu, bishobora guhinduka kuwoza, kubera ko nuhanagura gatatu uri buze kujenga amazi umere nkaho wawogeje. Kubw'iyo mpamvu ahangaha ntago uraba wahanaguye, ahubwo uraba umeze nk'uwogeje umutwe. Niyo mpamvu abamenyi bagaragaza ko umutwe uhanagurwa rimwe, kubera ko ari rwo rugingo rwonyine ruhanagurwa nk'itegeko mu bijyanye no gutawaza. Aha icyo twakongeraho nuko umutwe uhanagura wose nk'uko twabivuze, ariko uramutse uhanaguye igice gitoya muri uko mutwe ntacyo byaba bitwaye. Ariko muri sunna no guhanagura umutwe wose, nk'uko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ko muri iyo hadithi ya Uthman, aho yatawaje arababwira ati iyi ni wudu, cyangwa se uko niko gutawaza k'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahanaguye umutwe wose. Nanone hadithi ya Abi Huraira n'izindi hadithi zitandukanye bahanaguraga umutwe wose. Ariko umuntu aramutse yambaye nk'ikiremba gifunguka, cyangwa se wenda umudamu ufite umujitandiyo agiye gutawariza mu bantu, ntago ahangaha ari ngombwa ko akuramo umujitandiyo we, ahubwo ahanagura mu ntangiriro z'umusatsi, ku musatsi muke uri mu ntangiriro z'agahanga. Hanyuma ahasigaye agahanagura hejuru y'igitambaro cye, cyangwa se hejuru y'ikiremba, uwambaye ikiremba gifunze igihe yambaye ikiremba. Ariko uwambaye ingofero ahangaha abamenye babona ko uyu nguyu atahanagura ingofero, ahubwo agomba kwikuramo kugira ngo abashe guhanagura. Bityo guhanagura umutwe wose ntago ari itegeko ni uguhanagura igice gito ku mutwe. Hanyuma guhanagura umutwe wose bikaba sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwanditsi aravuga ngo yabda biyadayhi min muqaddamihi, aravuga ngo atangiza ibiganza bye ahereye mu ntangiriro z'umutwe. Hanyuma akavuga ngo thumma yumirru bihima, yarangiza ibiganza agakomeza guhanagura ajyana inyuma. Hanyuma aravuga ngo thumma yarudduhuma ila muqaddamihi, akabihanagura aturutse imbere ajyana inyuma, akongera akagarura imbere. No kuvuga ngo ikiganza cy'iburyo gihanagura ku ruhande rw'iburyo rw'umutwe, umusaya w'iburyo kugeza inyuma, n'icy'ibumoso kigahanagura umusaya w'ibumoso w'umutwe kugeza inyuma, akajyana rimwe akagarura iyo ngiyo nshuro imwe, akaba ariyo ahanaguye mu mutwe. Hanyuma umwanditsi aravuga ngo thumma yaghsil rijlayhi ila al-ka'bayn thalatha, yarangiza akoza ibirenge bye kugeza ku bujana mu bubumbampore inshuro eshatu.
koza ibirenge niryo tegeko rya nyuma ryo gutawaza rigaragara muri Qur'ani, aho Nyagasani avuga ati wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn, mujye muhanagura mu mitwe yanyu munoze ibirenge byanyu kugeza mu tubumbampore. Ahangaha hari bamwe mu njiji batabashije kumenya Icyarabu, ntibabasha no gusobanukirwa amategeko y'idini y'Ubuislamu, bafata iya mbere kuvuga mu idini mbere yuko bafata iya mbere mu kwiga idini, babona ko cyangwa se bakeka ko ibirenge bihanagurwa nk'uko umutwe uhanagurwa kubera ko bikurikiranye. Ariko ibi ni ubujiji butandukanye kandi bukabije. N'uwize idini wese wasobanukiwe idini y'Imana cyangwa se uzi ururimi rw'Icyarabu ntago abona ko ibirenge bihanagurwa, ahubwo ibirenge birozwa. Kuri iryo jambo wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn, muhanagure mu mitwe yanyu munoze ibirenge byanyu, kubera ko ahangaha aya kuri iki gisomo cya Hafsa an Asim ivuga ko ibirenge bigomba kozwa. Abize amategeko y'Icyarabu ibyo ngibyo barabizi impamvu ahangaha ari biruusikum, hanyuma amaguru akaza ari wa arjulakum, hamwe hakaba ari kasra ahandi hakaba ari fatha. Abize amategeko y'Icyarabu barabizi, ariko babandi batabashije kwiga idini, ntibabashe no gutinya Imana, ntibabashe no kwiga imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, batikorera urwango no gusenya idini mbere yuko bikorera ubumenyi no kubaka idini. Abangaba nibo bayobye, hanyuma ubujiji bwabo n'irari ry'imitima yabo ribaha ko ibirenge bihanagurwa bitozwa. Hanyuma kuri ikindi gisomo kivuga guhanagura ibirenge, ahangaha iyo habayeho guhanagura ibirenge hari uburyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yigishije abantu bagomba guhanaguramo ibirenge. Ubwo buryo nibwo bucamo ari bwo buryo bwo kwambara khof cyangwa se amasogisi ashobora gusimbura khof. Iyo umuntu ayambaye nibwo agendera kuri uwo mwanzuro no kuri iyo aya yo guhanagura ibirenge. Naho agomba kuba yujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo abashe guhanagura kuri khof, naho iyo atabyujuje ntago umuntu yemerewe guhanagura ku kirenge. Nta na hamwe mu idini ya Islam, nta n'umwe mu bamenyi ba Islam bagaragaje ko ikirenge gihanagurwa nta khof iriho. Muallif umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa yukhallilu asabi'ahuma, yarangiza akoza hagati y'amano y'ibirenge. Aha hagati y'amano y'ibirenge no hagati y'amano y'intoki, ahangaha hose harozwa, kubera ko ahangaha hagati y'amano y'ibirenge hashobora kuba harimo umwanda runaka, hashobora kuba harimo n'ubwandu runaka n'umunuko runaka, bafite uburwayi bw'ibimeme cyangwa se ubundi burwayi butandukanye buza hagati y'amano. Ibi ngibi rimwe na rimwe bigaragazwa ko n'umwanda ubigiramo uruhare no kugira ngo izo ndwara zize. Ariko iyo umuntu yoza aha hantu neza, ashobora kwirinda bimwe mu byinshi, kandi harimo no kubahiriza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. umwanditsi aravuga ngo thumma yarfa'u nadharahu ila as-sama'i wa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aravuga ngo yarangiza akerekeza uburanga bwe mu kirere akavuga ngo ndahamya ko nta yindi mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, nkanahamya ko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Imana Muhammad n'imigisha ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa y'Imana. Aha umwanditsi kuri iri jambo ngo yarangiza akazamura uburanga bwe mu kirere. Aha kureba hejuru harimo hadithi ya Umar ibn al-Khattab, ariko hadithi ni dhaifu. Kubw'iyo mpamvu ntago ari itegeko, nta nubwo ari ngombwa ko umuntu areba hejuru, ahubwo asoma aya magambo nkuko mu yindi riwaya y'iyo hadithi igaragaza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko wa wundi wese uzatawaza agatunganya wudu ye neza, yamara gutawaza akavuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allah, ndahamya ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri usibye Imana imwe rukumbi. Ahangaha harimo kugaragaza tawhidi n'agaciro ka tawhidi. Niyi wudu ugiye gukora nta kindi ugiye kuyikora usibye kugaragira Imana imwe rukumbi. Ni nayo mpamvu ugomba kuyitangira ushimangira ubumwe bw'Imana, unirahira izina ry'Imana, ukanayisoza wirahira kandi usingiza unatagatifuza izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Akavuga ati ndahamya ko nta yindi mana iri kwiye gusengwa by'ukuri. Iyi ngiyi cyangwa se iri jambo ni cyo kintu umuntu agomba gushimangira mu mutima we. Umuyisilamu wese ahari hose kwemera Imana nicyo kintu cya mbere mu bumwe bwayo
kigenderwaho mbere y'ibindi byose. Ibyo wakora byose utaremera Imana imwe rukumbi, ukanemera n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nta na kimwe bishobora kukumarira. Intumwa y'Imana nivuga ngo wallahi ndahiye Imana, muri riwaya wallazi ba'athani bil haqq, ndahiye kuri wa wundi wanyohereje mu kuri, la yasma' bi yahudiyan aw nasraniyya thumma lam yu'minu bi illa dakhala an-nar. Nta numwe uzanyumva, yaba ari umuyahudi cyangwa se ari umukristo, akumva ibyo namanuriwe hanyuma ntabyemere ngo abigendereho, yemere Imana imwe rukumbi yitandukanye n'ibigirwamana, hanyuma nemere ubutumwa bw'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Intumwa y'Imana yavuga tusibye ko uwo ngo azinjizwa mu muriro kubera ko atumviye ubutumwa bwa nyuma bwaje gusozera ubutumwa bwose, bukaza gushimangira idini y'ukuri no kunoza amategeko y'amadini yabanjirije uw'islamu, ari ryo dini rya Musa, Imana imuha amahoro n'imigisha, ari ryo dini rya Yesu, Imana imuha amahoro n'imigisha, ari ryo dini rya Aburahamu, Imana imuha amahoro n'imigisha, na Yakobo n'abandi bose mu ntumwa z'Imana zabanjije. Intumwa y'Imana rero yaje kuzuza amategeko yazo, ntabwo yaje kuyasimbura cyangwa se ngize kuyatesha agaciro, ahubwo yaje kuyuzuza, bityo tugategekwa twese kugendera inyuma y'amategeko yayo, kubera ko ariyo yuzuye, no kubera ko aya mategeko yandi yose yagize ikibazo cyo gukinirwamo no guhindurwa no guhimbwa. Amwe muri yo aratakazwa, andi muri yo arahindurwa, ariko amategeko y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'igitabo cye Qur'ani ntagatifu ntago byigeze bikinirwamo, ntibyigeze bihindurwa. Uko byamanutse kuva ku Uwiteka usumba byose, biracyari umwimerere kugeza kuri uyu munsi. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati qul لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن. babwira uti abantu n'amajini baramutse biteranyije kugira ngo bazane iyi Qur'ani cyangwa se bazane imeze nkayo, aravuga ngo lan ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. ntibashobora kuzana ikimeze nk'iyi Qur'ani, nayo ubwayo ntibayizana, kabone nubwo bafatikanya bose bakitanga uko bashoboye kose. Nyagasana akavuga ati inna nahnu nazzalna dhikra, nitwe twamanuye uru rwibutso, wa inna lahu lahafidhun, kandi ni natwe tuzarurinda. Idini y'Imana irarinzwe. Iyo tuvuga ngo abantu bose bakwiye kumvira intumwa y'Imana kugira ngo bashe kujya mu ijuru, bagomba kubyumva mu myumvire nyayo ihwitse kandi ifututse isobanutse, kubera ko ari ryo dini ryonyine n'amateka n'abamenyi n'abashakashatsi kugeza na n'uyu munsi nta n'umwe uragaragaza ko idini y'Uwisilamu hari ikintu na kimwe kiza kivanwamo. Nyamara andi madini havanywemo hongerwamo, no mu bitabo bitagatifu bakoresha harimo ko havanywemo hongerwamo, bigahindurwa bigakosorwa, kugeza ubwo n'uyu munsi hari umushinga mushya wo kuvugurura igitabo gitagatifu cya Bibiliya kuri babandi bakigenderaho. Amategeko y'Imana ntago avugururwa n'abantu. Imana niyo igena amategeko, izi ibibereye abantu kuva igihe yohereje amategeko kugeza igihe ayo mategeko azarangiriza gukoresherezwa. Ntago abantu aribo bafata iya mbere ngo bakosore Imana, kuko kuvugurura bisobanuye gukosora no gukuramo ibitajyanye n'igihe no gushyiramo ibijyanye n'igihe no gukoresha imvugo ziboneye ugakuraho izitaboneye. Ibyo ngibyo ntago ikiremwa muntu kibikorera Imana. Iyo ntago aba ari Imana nyayo. Imana ivuguruzwa, Imana ivugururirwa, Imana ikosorwa, Imana imanura igitabo ikagishyiramo umurongo, umuntu akicara agasanga umurongo atariwo akawuhinduza undi. Iyo ngiyo ntago ariyo Mana abantu dukwiye gusenga, ahubwo dukwiye gusenga Imana isumba byose, itavuguruzwa, ihagarariye buri kimwe cyose, ifite amategeko ahamye kandi aboneye ikiremwa muntu, akwiye kugenderwaho kuva isi yaremwa kugeza isi igihe Nyagasana azayizungururira. Imana igena amategeko, ayo mategeko akaba nta kiremwa muntu na kimwe gifite ubushobozi bwo kuba cyayakiniramo. Aricyo gitabo cya Qur'an, aricyo gitabo cya Qur'an kitashobora gukinirwamo n'uwo ari wese. Ibitabo byose umuntu wese ashobora kucyandika ejo akazagikosora. Nta kintu na kimwe kigeze gishyirwaho intego y'abantu kuva cyashyirwaho ngo uzagihindura azaba ari intwari, ngicyo kintu kinanirane usibye Qur'an yonyine. Abamenyi, abahanga, abakunzi b'Uwisilamu n'abanzi babwo bose ku ntego y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Nyagasani yarabategera arababwira ati muziteranye muzane. Nyagasani yabasabye Qur'an yose,
birananirana burundu, ibasaba aya 10 birananirana burundu, irangije ibasaba noneho isura imwe. Kugeza na n'uyu munsi imyaka irenga 1400 kugeza kuri uyu munsi nta n'umuntu n'umwe urabasha kubona igice kimwe gusa, kabone nubwo cyaba ari igice kigizwe n'30 yonyine gisa nka Qur'an. Nta na kimwe gishobora kuboneka. Icyo nicyo gitabo cy'ukuri, iyo niyo dini y'ukuri, idahinduka, idahindurwa, itavangirwa, idakinirwamo, ahubwo igoma kumwimerere wayo nkuko yaturutse ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha dukomeje n'isomo, umwanditsi aravuga ngo wal wajibu min dhalika, n'ibyitegeko muri ibyo ngibyo an-niyya, no gushyiraho umugambi. Nkuko twabivuze ko utakizeho umugambi ntago bishoboka ko ushobora gutawaza. Twasomye hadithi nyinshi, aravuga ngo wal ghasru marratan ma khala al-kaffaini, no koza inshuro imwe usibye ibiganza. Kubera iki? Kubera ko koza ibiganza bibiri mu gihe cyo gutangira twabonye ko icyambere ari sunna, keretse kuri wundi ubyutse mu bitotsi. Hanyuma ubyutse mu bitotsi we iyo bibaye itegeko kuri we yoza inshuro 3 kubera ko abyutse cyangwa se ibiganza biriho umwanda. Kubw'iyo mpamvu itegeko mu gutawaza no gutawaza rimwe nkuko tubibona muri hadithi ya Uthman ibn Affan, Imana imwishimira, hadithi sahih, ko intumwe y'Imana yavuze gutawaza igaragaza inshuro 3, hanyuma ikigambiriwe cyari ukugeza amazi ku rugingo hose, bityo inshuro imwe nibyo byitegeko. Wa mashu ra'si, no guhanagura mu mutwe, niryo tegeko rindi. Hanyuma nyuma yo koza rimwe no guhanagura mu mutwe, aravuga ngo wa tartibu alwudu ala ma dhakarna, ikindi no koza uburanga, no koza amaboko, hanyuma no gukurikiranya ingingo nkuko twabivuze. Izi ngingo zirakurikiranywa no kugira ngo tugire inama, tunibutse babandi bakeka ko ibirenge bihanagurwa. Ahangaha Nyagasani yavuze guhanagura mu mutwe, arangije asozezaho koza ibirenge, abicomeka hagati y'ibikorwa byozwa. Guhanagura abishyira hagati y'ibikorwa byozwa kugira ngo agaragaze ko ari agaciro gakomeye cyane, kandi ari n'ikitegeko kugira gute gukurikiranya zino ngingo nkuko Imana yazikurikiranyije. Naho ubundi byari byoroshye nuko yari kuvuga koza ibikorwa byo koza byose, yarinze kavuga iti muhanagure no mu mutwe, hanyuma intumwe y'Imana ikaza kutwereka kubishyira ku murongo. Ariko Nyagasani yashatse ubwe ku bubasha bwe n'ubuhangange bwe kubyishyira ku murongo no kubitondeka ku murongo. Kubw'iyo mpamvu rero gutondeka ibi bikorwa ni itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ngibyo ni mu mategeko. Mu yandi mategeko cyangwa se mu kindi cy'itegeko ntakuka kigomba kubaho, muallif umwanditsi aravuga ati wa alla yuakhira ghasla wudu'in hatta yajiffa ma qablahu, nuko atagomba gukereza koza urugingo kugeza ubwo urubanjirije rwumutse. Iyo urubanjirije urugingo rwumutse, ahangaha uyu muntu gutawaza kwe kuba kwangiritse, abasabwa kongera gutangira. Ariko ibi bigomba kujyana n'ibi bikurikira. Icyambere nuko uyu muntu agomba kuba ari mu ihari iringaniye, atari mu bushyuhe bukabije cyangwa se mu bukonje bukabije. Kubera ko ari mu bushyuhe bukabije, ashobora gutawaza akaboko yajya kugera ku kandi akambere kakaba kumutse, cyangwa se agahanagura mu mutwe kubera ko hari ubushyuhe bukabije, yajya koza ibirenge mu mutwe hakaba hise uhuma ubushyuhe butwaye y'amazi. Ahangaha iyo ari ubushyuhe bukabije bitari muri klima iringaniye, kigereranyo kiringaniye cy'ubushyuhe, ahangaha nicyo kireberwamo. Kuko nanone haramutse hakonje cyane, ashobora gushyira amazi mu mutwe, hanyuma akabana n'iminota 10 y'amazi cyangwa se 15 y'amazi atarumuka ngo yoze ibirenge. Ahangaha ntabwo ibyo ari byo bigenderwaho, ahubwo hagenderwaho ku kigereranyo cy'igihe kiringaniye. Iyo umuntu ashyizemo umwanya hagati y'urugingo n'urugingo, umwanya ukabije, ahangaha uyu muntu gutabaza kwe kuba kwangiritse. Kubw'iyo mpamvu rero asabwa koza urugingo mbere yuko urundi rugingo rwumuka. Aha umuntu ashobora kwibaza ngo hadithi cya dalili ni izihe? Ahangaha abamenyi bayikomora muri hadithi bita ngo ni hadithu sahibul lum'a, hadithi y'umuntu ya nyir'umukori. Ni hadithi y'intumwe y'Imana. Abasahaba bavuga ngo intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a ala qadami sahaba, ko intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arebye ku kirenge cy'umwe mu basahaba, ibonaho ahantu hatageze amazi
baravuga ngo ahantu haringaniye nk'idirham hangana nk'igiceri, no kuvuga ngo mu gutawaza kwe hari ahantu hasigaye umukori hatagezweho amazi. Intumwa y'Imana fa amarahu bi'i'adati alwudu'i was-salah, intumwa y'Imana imutegeka gusubiramo gutawaza no gusenga. Aha iyo biza kuba ari ukujya guhanagura wa mukori gusa, intumwa y'Imana ari kubivuga, ariko kuba yaramutegetse gusubiramo gutawaza kose n'amasengesho yose, aha nibigaragaza ko uyu mukori cyangwa se n'uyu mwanya waciyemo hagati ahangaha hari icyo wangije mu bijyanye no gutawaza. Umwanditsi aravuga ngo wal masnun, naho iby'umugenzo bitari itegeko, aravuga ati atasmiya, ni ukuvuga ijambo bismillah nk'uko twabivuze. Aravuga ngo waghaslu kaffaini, no koza ibiganza bibiri nk'uko twabivuze kuri wa wundi utabyutse ngavuye mu bitotsi. Aravuga ati wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshaqi illa an yakuna sa'ima, no gukurushaho koza amazi mu kanwa no kuyageza kure mu nkanka, no kuyoza mu mazuru ukinjiza amazi neza ugapfunana n'imbaraga, n'amazi wagejeje mu nkanka ukayacugusa neza wangiza ukayasohora. Ibi ngibi kurushaho kubikora cyane no kunoza cyane iyi suku yo kwinjiza amazi mu kanwa no mu mazuru, ibi ngibi kurushaho kubikora nabyo ni umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ati illa an yakuna sa'ima, keretse aramutse uyu muntu asibye nibwo atemererwa kwinjiza amazi mu kanwa cyane cyangwa se mu mazuru cyane, nkuko tubibona muri hadithi ya Laqit bin Sabra, Imana imwishimire, aho avuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo kugaragaza uburyo intumwa y'Imana yatawajeho, arangije aravuga ngo wabalighu fil istinshaqi illa an takuna sa'ima, kandi ujye urushaho kwinjiza amazi mu mazuru cyane no kuyapfuna keretse igihe usibye. Iyo usibye ahangaha ntago ugomba kubikora kubera ko amazi ashobora gucika akagenda. Muallif umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa takhlilu al-lihya wal asabi', no koza hagati y'intoki n'amano no gusandaguza ubwanwa, nabyo ni imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ngo masahul udhnayn, no guhanagura amatwi abiri, ibi nabyo biri mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ati wa ghaslu al-mayamin qabla al-mayasir, no guhera ku bice by'iburyo mbere y'ibumoso, haba ari ku maboko ugahera ku kaboko k'iburyo wangiza ugakurikizaho k'ibumoso, ku birenge ugahera ku kirenge cy'iburyo wangiza ugakurikizaho icy'ibumoso. Ibi ngibi ko nabyo biri muri sunna. Ibi ngibi biboneka muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha, aho Aisha avuga ati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammun, ati intumwa y'Imana yakundaga guhera iburyo. Uko guhera iburyo rero ni mu bikorwa byose byiza, hanyuma mu bikorwa bindi bitari ibikorwa byiza hashyirwaga imbere igice cy'ibumoso, kandi wudu iri mu bikorwa byiza. Aravuga ati wa ghaslu thalatha, no koza inshuro eshatu. Aha itegeko nk'uko twabibonye ahabanje twabonye ko koza itegeko ari rimwe, hanyuma inshuro ya kabiri n'inshuro ya gatatu izi ni inshuro za sunna. Kubw'iyo mpamvu ahangaha nibyo umwanditsi arimo kugaragaza. Arangije aravuga ati watukrahu ziyadatun alaiha, ntago ari byo kurenza kuri za nshuro eshatu cyangwa se kurenza kuri bya bice by'ingingo twakubwiye byozwa. Urugero, umuntu yajya gutawaza ku birenge, aho kugira ngo ageze ku bubumbampore akazamura akageza amazi ku murundi cyangwa se akageza mu ivi, cyangwa se akaba yageza no ku kibero. Niba agiye koza amaboko akazamura amazi akageza mu kwaha, ibi ngibi mu gutawaza ibi ngibi ntago ari byo, ni n'amakosa, ntago byemewe. Harimo na hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko ibi ngibi atari nabyo bitanakwiye, aho intumwa y'Imana yatawaje irangije ibwira abasahaba, irababwira iti hadha wudu'i wa wudu'i man kana qabli, iyi niyo wudu yanjye na wudu y'ababanye bambanjirije, faman zada ala hadha, uzarenza kuri ibi ngibi faqad asaa wa ta'adda wa zalama, azaba ahemutse anarengereye kandi anahuguje. Ahangaha kuba warenza kuri mugenzi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uburengeje kandi unahuguje. Hadithi ya Ahmad, iyi ni hadithi sahih muri hadithi za Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Bityo iyo umuntu agiye gutawaza agomba kugendera kuri bya bindi by'intumwa y'Imana yigishije, nta dini nshyashya itarazanywe n'intumwa y'Imana.
idini nshyashya iyo ngiyo ni ya nyirayo, ntago ari ya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ati wal israfu fil ma, nanone kirazira gukora ubwangizi mu mazi, ugakoresha amazi menshi adakenewe. Niba ugiye koza mu maso, umuntu akayozora amazi n'ibiganza bibiri byose agakubita mu maso. Niba umuntu agiye urugero guhanagura wenda amatwi cyangwa mu mutwe, akayora amazi n'ibiganza bibiri akayamena, yarangiza agahanagura mu mutwe. Ibi ngibi ntago ari imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ubuyisilamu bubuza kwangiza amazi kabone n'ubwo waba uri imbere y'umugezi utemba cyangwa se uri ku nyanja. Amazi akoreshwa neza, akubahwa. Inema z'Imana zose ntago bikwiye ko umuntu azisesagura. Weho nubwo uyafite menshi ahagije, ariko hari mugenzi wawe wabuze n'igitonyanga cyo kunywa. Nimba wowe ufite amafaranga ahagije, hari mugenzi wawe wabuze n'igiceri kimwe gusa kugira ngo abe yagura akantu gatoya kabashe guhagarika urutirigongo rwe, abashe kugira icyo yashyira mu kanwa. Iyo umuntu afite inema z'Imana, ni umwanya mwiza wo kuzishimira no kwiyumvamo ko kuba yazibonye atari ubuhangange cyangwa se ubumanzi bundi afite, ahubwo akumva ko byose ari ingabire z'Imana, bityo akazikoresha neza, azirikana babandi batabashije kuzibona. Ibyo ngibyo nabyo bimuha kuba yagira gute, yasaranganya nabo. Naho ubonye inema akumva ko agomba kuzisesagura no kuzikoresha uko yiboneye, ibi ngibi ntago biri mu mico y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aha iyo tuvuze imigenzo y'intumwa y'Imana, ntago bisobanuye ko ibi ngibi ari ibintu bigiye kurekwa mu gihe cyo gutawaza cyangwa se gukora ibada, ahubwo bisobanuye ko ibi ngibi ari ibintu uramutse ufite igihe kitakwemerera, cyangwa se urugero ufite amazi make cyane, cyangwa se uramutse urimo wihuta, ese umenye ngo ni iki naheraho nkareka iki, ndamutse bibaye ngombwa ko umwanya utanyemerera n'ikindi buhereho ndeke iki. Ariko ntago sunna ari bya bindi byo bavuga ngo iyi kubera ko ari sunna ntago ndi buyikore. Ufashe sunna nk'ikintu cyo atagiye gukora, uyu nguyu aba arimo guhemuka kandi aba arimo gutandukira ku mategeko y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي، فرأينا المجد بإصباحي. فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح، بنشيد العذب الصداح. يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح، قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بتي شمسي بتي شمسي بتي شمسي بتي شمسي بتي شمسي.